ya bakunzi kandi bakundwa binyuze kuri Sam TV Rwanda, twongeye kubasuhuza, reka tubabwire ngo amahoro imigisha biva ku Mana, kandi amahoro Imana itanga birushirizeho kuba kuri mwebwe mwese mudukurikiye. kandi rero twakiriye umukozi w'Imana, yatangira atwibwira abasuhuza, akanatubwira byinshi adufitiye se cyangwa aduhishiye kuri uyu munsi. Mwene data turakwakiriye. Ndabashuje bene data bakunze umusaraba. Ni Sam TV Rwanda, Abayisenga Samuel Evangeliste. Iyi saha rero ni njyewe turi kumwe tuganira. Abayisenga Samu, turakwakiriye nk'uko bisanzwe. Ubwo ngubwo watubwira uyu munsi wa none icyo Imana ishyize ku mutima wawe, ariko mbere y'uko wagira icyo utubwira ku bigendanye n'ubutumwa udufitiye, watangira usenga Imana kugira ngo Imana irushirizeho kubana natwe mu kiganiro. Ndagushimiye data ko rero kandi ukiranuka. Uyu mwanya y'isaha ndasenze ngo ubane natwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'intara ya gatanu diaspora. Turi imbere yawe rero kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, ku cyo washyize ku mutima wanjye, naba ari njye ugaragara ndetse n'ubwoko bwawe naba ari bwo, ahubwo wumve icyo wadushyize ku mutima, ushire byinshi muri njye, mbashe kubwira ubwoko bwawe ushize amanga, kandi mu bihe nk'ibi ngibi turengerwe nawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Bakunzi ba Sam TV Rwanda, tugomeje kubasuhuza nk'uko bisanzwe. Iyi saha murabona ntabwo ari njye uri kuri kamera, ni njye wicayeho, ndi kumwe n'umutumirwa, umuvandimwe Inyasi Pastor. Ubwo rero iyi saha twaje kuganira kugira ngo tuganire ku bintu bimwe Imana yaduhaye. Njyewe ikiganiro mfite ndabaganirizaho ni ibijyanye n'iyi minsi turimo. Turi mu minsi mikuru, Imana yambwiye ngo mbabwire mumenye uko mugenda, mwirinde, mwifate, kuko iyi minsi imeze nabi. Iyi ni iminsi abarozi bakoreramo, ni iminsi imbaraga z'umwijima ziba zikora cyane, ni iminsi irimo impfu nyinshi cyane zitandukanye. Rero nababwira ngo abasenga musenge cyane, mube maso kandi musenge, murushirizaho no kwirinda. Mwirinde kujya ahantu mutabajije Imana, mwirinde gufata ibyo mubonye byose, kuko iyi ni iminsi igoye aho Satani ari gukora ku mugaragaro. Abadayimoni bamanutse bameze nabi rwose, bafite ifuhe kugira ngo abantu batarangiza uyu mwaka amahoro. Hari ifuhe rikomeye ry'abadayimoni bari guhiga abanyamasengesho, abanyamasezerano, abana b'Imana. Rero nta kindi kizanye ni ukubakebura, mbabwira ngo mw'iyi minsi mwirinde, mwifate, kuko Satani ari kubahiga hasi hejuru, arashaka kugira abacocomera muri uyu mwaka, ashaka ko impfu ziba nyinshi. Rero ndashaka kubabwira ngo menya uko ugenda, usenge, buri wese abere maso ubugingo bwe, musenge cyane, kuko iyi minsi Satani ameze nabi cyane. Impfu ni nyinshi kandi muragenda mubibona, kuko imbaraga z'abadayimoni zimeze nabi cyane, abarozi basheze, ariko nimuhumure, Yesu ari ku ngoma, ntacyo bazabatwara. Gusa ndababwira ngo musenge kandi mube maso, niyo message mfite nabazaniye uyu munsi. Iyi saha rero ijambo riratubwira muri Luka 10:19 ngo dore mbahaye ubutware n'ububasha bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi Satani, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Ndababwira ngo rero nubwo bimeze bityo, Imana ibazaniye imbaraga. Nubwo bimeze bityo, hari imbaraga Imana igiye kubaha, hari ububasha Imana igiye kubaha. Haleluya. Nubwo ibihe bimeze nabi, nubwo mubona bimeze nabi, abarozi bameze nabi, reka manze mbaganirize. Ngewe nkomoka mu Gisaka, niho mvuka, i Kirehe. Hari iyo byageraga mu minsi mikuru nk'iyi ngiyi, wasanga abantu bafite ubwoba, ugasanga hari abantu barasaze bafite indasago, ugasanga ngo hari abantu babikiye
kuri noheli kuzaba babagirira nabi. Rero iyi saha ndashaka kubwira ngo Yesu arahari, hari abantu bari gushyiraho imanzi, nk'uko abarozi bashyiraho imanzi ku bantu babo kugira ngo amarozi atabafata cyangwa hatagira imbaraga zibafata, niko Yesu nawe yiteguye gushyira imanzi, haleluya, ku bantu be bamwizera by'ukuri. Niba umwizera by'ukuri uyu munsi aragushyiraho imanzi, aragushyira imanzi mu ruhanga no ku kiganza. yego Marayika arabivuga neza, avuga ngo uburyo kera afite ikimenyetso ngashyira ku rungo imanzi cyangwa se ikimenyetso ku ruhanga rw'intore z'Imana. Uko abarozi rero bakoresha buriya buryo bakarasaga abantu babo ku gahanga, nk'uko mubona ndi kubikora ngaragaza hano imyotsi, ugasanga ahantu hose barasaza abantu babo batsiritse, niko mwuka w'Imana yambwiye ngo uyu mwanya isaha nuba amaso, Imana igiye kugutsirika, igiye kugutsirika ku buryo abarozi ntacyo bazagutwara. Ugiye guhabwa ububasha, ugiye guhabwa imbaraga zigushoboza guhangana n'ibihe turimo. Imfuni nyinshi, abarozi ni benshi, tekinike bari kuzishakisha uburyo n'ibumoso. Samu, rero tutakunyuze mu ijambo urihangana, njyewe nakubaza icyo kintu cyo gutsirika, ntabwo abantu bagisobanukiwe. Gutsirika ni uruhe rurimi, ni iyihe mvugo? Gutsirika ni imvugo zikoreshwa, urugero nk'umuntu ni nko kumuha ibintu bituma atatakwa. Tuvuge umuntu ararogwa bakagira ngo atazaroga, uburozi butazamufata. Kumutsirika rero ni uburyo bukoreshwa kugira ngo utagira izi mbaraga zikwataka. Niko gutsirikwa. Niko gutsirika. Okay, ubwo ni uburinzi. Ni ukuba uriho uburinzi. Mu Kinyarwanda hari abajya ngo bakazumva ngo hari abo bita ngo ni insibika, gutsibika nyine. Icyo ni Ikinyarwanda cyo mu Gisaka. Gutsirika. Gutsirika ni nk'uko umuntu yaguha imitsindo, akaguha ibintu bituma utatakwa n'amatake yose. Yego. Iyo batsirika umuntu rero nk'umuntu mu bijyanye n'abarozi, ni ukugira ngo uyu mwana wabo cyangwa se umuntu wabo batazagira amarozi, ni imanzi bamushyiraho cyangwa bamurasaga, bakamushyiramo imiti imurinda kugira ngo hatazagira uburozi bumugiraho ububasha. Uko niko gutsirika, ni ubwo buryo batsirikamo. Ubwo ndumva abadukurikiye baba barimo barabyumva, kuko numvaga bisa naho narimo ndabyumva neza, ariko ubwo n'uwaba nawe atabyumvaga neza, ubwo birasobanutse. Ni ubwo buryo uzabona abantu bafite imanzi hano ku gahanga. Hari n'umuvandimwe ngira ngo ujye umubona, twigeze no guhurira iwawe, umwe wo muri w'umuhanzi, ku gahanga ke nawe biriho, gakomoka muri kariya gace Kimanuka. Oya, ntago ari we, ariko nyine biriya ni ugutsirika umuntu, baragutsirika bagushyiraho imanzi. Ninde mwahahuriye ubwo ngubwo utari Kimanuka? Oya, ntago ari we, cyangwa uri kumutsinda, ufite ikibazo cyo kugaragaza ko ari we? Oya, ntago ari we, kuko buriya iyo tuvuga ukamenya umuntu ntago ari ngombwa guhita, ntago ari we. Ntago ari we, cyokora niba nawe abifite ubwo yasanga nawe arimo. Ariko ibyo byakorwaga nk'imihango nyine yo mu Gisaka, batsirika abantu kenshi, bakabatsirika kuko barwaye umutwe, amarozi yabazengereje, ugasanga rero babashyizeho izo manzi. Ubwo ni uburyo rero bwakoreshwaga n'abantu b'abarozi. Bugakoreshwa nk'ahantu hari agace k'abarozi babazengereje, bakavuga ngo uyu mwana kugira ngo atazongera kwatakwa n'amatake y'amarozi, bakamutsirika bakamurasaga. Ubwo ni uburyo bwakoreshwaga. Rero ndashaka kubwira abantu ko Yesu nawe yaje gutsirika abantu be. Yaje gutsirika abantu be imanzi ku ruhanga. Yego. Nicyo cya kimenyetso marayika ngo agenda akiri ngo aciye imanzi mu biganza. Uzabyumva ngo ihangane yaguciye imanzi mu biganza bye. Yego. Imanzi rero ni indasago, barasagaga umuntu mu biganza, mu ntugu, mu gatuza, inyuma hano mu ntugu, ku gahanga barasaga umuntu. Izo nizo bita rero insiri cyangwa se imanzi. Babaga batsirika umuntu rero. Rero abarozi babikoresha muri ubwo buryo. N'igihe mu cyaro iyo ngiyo iwacu wajya kubyuka ugasanga ngo runaka ngo bamurasaza, ugasanga afite indasago mo hano mu maha. Yego. Uyu nguyu ngo babaga bamurasaza bamutegura kuzamujya kuri Noheli cyangwa mu minsi mikuru, niko numvaga bavuga. Bikaba ngombwa ko bongera bakarasagamo hahandi kugira ngo za nsiri zabo ziteshwa agaciro, batsirike nyine wa muntu. Bakoresheje ubwo buryo bwo kongera kumurasaga. Ubwo buryo rero ntabwo mbwiye abantu ngo bajye kubikora, simbashishikaje kubikora cyangwa kubibamo, ahubwo ni ukubagaragariza ko hari imbaraga zahagurukiye abana b'Imana.
hari imbaraga ziduhagurukiye, hari uburyo abarozi bakoresha batsirika abantu babo, ariko ndabatangariza amakuru ababwira ko natwe dufite insiri za Yesu. yego Yesu yaduciye imanzi mu biganza byacu, aduca imanzi mu ruhanga, aduha imbaraga, duha ubutwari bwo kujya dukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. yego Niyo mpamvu ndi kubwira abantu ati basenge, kuko iyi minsi isigaye ibarirwa ku ntoki, ushobora kuyigenderamo, kuko Satani ameze nabi, afite ifuhe rikomeye cyane, impfu ni nyinshi zirahari, ariko ku muntu uraba amaso, ariko ku muntu uraba amaso, ya Imana igiye kumutsirika. uko ni ukuri Igiye kumutsirika ku buryo iyi Noheli arayirangiza, Bonane ayirangize, kubera ko Imana yamutsiritse. Ubwo abantu babyumve, nutabera amaso ubugingo bwawe ngo usenge, ushobora kwisanga umwaka wa 2024 utawugezeho. Ntabwo ari ubwo banera abantu, icyo Imana yanzaniye kuvuga ni ukugira ngo nereke abantu ko bagomba kuba amaso bagasenga. yego Abatakijijwe bagakizwa, bakakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, akabayobora, akabatsirika. Ndakunda kubwira abantu nkababwira ngo iyo Imana igutsiritse ugikica ntacyo kigutwara. Iyo Imana yagutsiritse barakuroga ntibigufate. Iyo Imana yagutsiritse uca mu muriro ntushye. Iyo Imana yagutsiritse baguta mu rwobo rw'intare, intare zikakureba ntizigire icyo zigutwara, nk'uko zarinze Daniyeli, Meshake, Sadaraka na Abedenego, urabizi mu muriro. Imana yabanye nabo, umwami agiye kureba asanga harimo wa gatatu ari wabatsiritse. Ubwo rero natwe nituba amaso, uwatsiritse bariya bataramumenya, yabatsiritse ataraboneka nk'umuntu, tumuzi nka Jambo, aho yaje nk'umwana w'Imana akaza nka Yesu Kristo. Rero natwe yiteguye kudutsirika, abamwizera, abamwemera bose, akabarinda akabaha protection ibarinda za mbaraga z'umwanzi zose. yego Icyo nicyo naje kubwira abantu rero, nuko hari imitego, hari imbaraga ziduhagurukiye, hari imbaraga zitugwanya, hari imbaraga zitugenza, ariko nituba amaso, tukabera amaso ubugingo bwacu, Imana yiteguye kudutsirika. haleluya Yiteguye kuduca imanzi ku ruhanga no ku kiganza. yego Imana yiteguye, haleluya, kugera ku mukondo wacu ikadutandukanya na karande zo mu miryango. Imana yiteguye kudusuka amavuta yayo mu ruhanga, yiteguye kudusuka amavuta yayo mu biganza. Imana yiteguye kudukora deliverance kugira ngo idutandukanye n'imbaraga z'umwijima, idutandukanye na karande zo mu miryango, idutandukanye n'ibyo ba data baciririye, ba sogokuru baciririye, idutandukanye n'amagambo twatuyeho hatari meza. Aka kanya Imana ije kudutandukanya n'izo mbaraga, ariko birasaba kuba wizera, birasaba kuba amaso ugasenga, kugira ngo izi mbaraga Imana igiye kumanura, haleluya, igiye kumanurira abera bayo kugira ngo zikumanukire. Nuko uba wasenze kandi ukizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wowe ukurikiye Sam TV Rwanda, nagusaba ko iyi saha, niba udakijijwe, kizwa. Niba udafite imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, uyu munsi ugiye guhabwa imbaraga nubyizera. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya. Pastor Inya, muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, Yudaya, kugeza ku mpera z'isi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni hano mu mujyi wa Kigali, hano muri Kagugu, no ku mpera z'isi, Burayi n'ahandi. Tuzaba abagabo bo guhamya. Uwo ninde duhamya? Ni Kristo. Wa wundi wasanze Sadaraka, Meshake na Abedenego mu muriro, haleluya, akabatsirika umuriro ntubafate. Wa wundi wasanze Daniyeli mu rwobo rw'intare, akamutsirika intare ntizimujye kandi aribwa. Imana ikamuhindura utaribwa. Yego, uwo niwe ndi kuvuga. uwo nguwo niwe ugiye kudutsirika aka kanya. Noneho imanzi agiye kuduca mu biganza no ku ruhanga, izo manzi zizaturinda kugeza tugiye mu ijuru. Yego, kugeza ku gupfa cyangwa tugiye mu ijuru. Ko iyi saha Imana ivuze, twajya mu ijuru tudapfuye, twahindurwa tukajyayo tutarinze kujya mu butaka. Urubori rwitwa urupfu ntabwo rwatugiraho ububasha. Wapi? Ariko turamutse tutabaye maso, tutizeye uwo nguwo, twahura n'ibirenze urupfu. Twebwe turizeye,
icyo nshatse kuvuga ni ibigaragaza ko iyo mvuga gutya ni ukugira ngo umuntu udukurikiye nawe yiyumvemo yikarase agire aho yishyira. ya Niba rero twizeye nawe niyizere amere nkatwe. utyo Pawulo abivuga neza, abwira Agiripa ati, yaramubajije ngo urasaze, yaramubajije Festo, aramubaza ngo urasaze nyakubahwa Festo. Pawulo aramubwira ngo sinsaze nyakubahwa Festo. Aya magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami arabizi neza kuko ntabwo byabaye rwihishwa. Umwami aramubwira Agiripa ati, ubuzeho gato njyewe Pawulo, ubuzeho gato wowe Pawulo ukanyemeza njyewe Agiripa guhinduka umukirisitu. Pawulo aramusubiza ngo ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, si ibyo wowe wenyine ahubwo abanyumva uyu munsi bamere nkanjye. yego Abantu bari kunyumva aka kanya kuri Sam TV Rwanda abari kukumva bamere nkanjye, bahinduke, bakire izi manzi Yesu agiye kubaca, ya bakire izi mbaraga Imana igiye kubamanurira. yego Ariko nibataba amaso 2024 nibayigeramo, uraba amaso arayigeramo. Amin. Kandi Imana yiteguye kugirira neza abayishaka, kandi ngo abayishakana umwete bagiye kuyibona. ya Nababwira ngo rero ubu ni ubutumwa burebana n'iyi minsi mikuru, ukuntu abantu bagomba kwitwara, kwirinda, kutagira ibintu bahubukira, kudapfa gufata ibyo umuntu abonye byose, kuko Satani ari kubiba, ari kunyanyagiza. Mwirinde gutoragura. Satani ari kunyanyagiza mu bahanuzi, ari kunyanyagiza mu bavugabutumwa, ari kunyanyagiza mu nzego zose, ari kunyanyagiza ahantu hose. Imitego y'umwana Satani umuntu yayigwamo. Twirinde, tube maso kandi dusenge. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Telefone ni ya yindi, ni 0782 Reka dusenge aho uri. Niba utarakira Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzamura ikiganza aho uri. Sindasubira mu magambo, kuzamura ikiganza gusa. Imana yahita isoma mu mutima wawe, urebe icyo ukwiye kubona ukibone. Data Mana igira neza, Imana yera, Imana ikiranuka, ndasengera abana bawe aka kanya. Ndasenze ngo bace imanzi mu ruhanga no mu biganza, nk'uko waciye imanzi ubwoko bwawe, natwe duce imanzi abana bawe. Bace imanzi, ubiyere kubihishurire. Utarakwakira kwakire, namara kukwakira nawe umuce imanzi, kuko nzi kuri Imana ifite uburinzi n'ubudahangarwa. Shyira protection ku buzima bw'abana bawe uhereye aka kanya. Buri muntu wese unkurikiye ufite ikibazo gikemura, urwaye umukize, uwo bahaye priave umwishyurire. Buri muntu wese icyo akwifuza n'icyo agukeneyeho ukimuhe nk'Imana. Bisabye nizeye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Amena, amena. Shalom, shalom, shalom.